Gana action niba ushaka kwiga indimi gana action ushaka kuba umusirimu gana action. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Masengesho Alex, twongeye kubaha ikaze muri Action College. Tubitsa ko muri Action College tubigisha guteka nk'uko mubibona, culinary art, tubafitiye amashami menshi atandukanye, Nyabugogo, muri Chic, i Remera, n'andi mashami mashyashya twabafunguriye kugira ngo mu buryo bwo kugira ngo tubegereze serivisi dutanga. Hari branch nshyashya i Muhanga, hari branch nshyashya i Kabuga, n'andi mashami menshi dufite muri Action. Muyagane tubafashe tubahe serivisi nziza kandi zitandukanye, harimo kubigisha indimi, harimo Igifaransa, Icyongereza, Ikidage, Igishinwa, Icyesipanyolo, indimi nyinshi zitandukanye turazibigisha muri Action mu gihe cy'amezi 3 ukahava uzizi. Si ibyo gusa, si indimi gusa, twafitiye n'imyuga, culinary arts cyangwa se ubutetsi, kudoda, mekanike, hari n'indi myuga myinshi itandukanye, n'irindi shami twashyizemo rishyashya ryitwa multimedia. Mugane muri Action College. Nkuko mubibona rero, nge Alex nigisha guteka, nje kubigisha uburyo twategura amafunguro nkuko dusanzwe tubimenyereye. Si ubwa mbere tugiye kubana mu buryo bwo kubereka cyangwa se kubigisha uburyo twafatanya gutegura amafunguro. Uyu munsi rero nkuko mubibona, culinary arts cyangwa se tugiye kwinjira mu gikoni. Iyo tugiye kwinjira mu gikoni, abantu benshi ubundi baribaza gutegura amafunguro nuko iki duteka, ubundi se ibyo kurya umuntu ashobora kubaza ibyo kurya neki. Reka tubanze turebe igisobanuro cy'ibyo kurya, ubundi dukomeze n'irindi somo nabateguriye. Iyo tuvuze ibyo kurya cyangwa se food mu rurimi rw'Icyongereza, tubona yuko ibyo kurya ni ibintu byose, ibintu ushobora gukonsuminga ariko ugamije kujya gute, ugamije kubona intungamubiri cyangwa se kubona icyo twita nutrients mu rurimi rw'Icyongereza. Izo nutrients cyangwa se izo ntungamubiri tuba dukeneye mu byo kurya harimo vitamins, harimo ama minerals, harimo amazi, dukenera proteine, tugakenera n'icyo twita fat cyangwa se amavuta. Umubiri wacu ukenera amavuta kubera yuko iyo bwa bushyuhe uba wumva umubiri ufite, kwa kundi uba wumva udakonje, udahora ukonje, utari bakonje riva, biva mu mavuta tuba twakonsuminze ariko yavuye mu byo kurya. Ibyo kurya kandi tubona yuko bishobora kuba inyamaswa, ibimera, cyangwa se ibice bigize ikimera. Urugero, hari nk'ibyo kurya nka karoti, tuzi ko karoti tuzibarira mu bice bigize ikimera, tuzifata nk'imizi. Ibyo kurya kandi bishobora kuba inyamaswa, aho tubona yuko dukonsuminga inyamaswa mu buryo bubiri. Hari ukonsuminga inyamaswa, kurifata itungo ukaribaga ukarirya, cyangwa se ugakonsuminga ibikomoka kuki, ibikomoka ku matungo. Dukomeze, aribyo turi kureba. Muri kubona hano hari igishushanyo, twabonye yuko ibyo kurya ari ibimera cyangwa se inyamaswa. None abantu benshi twebwe ubundi dukunda kurya akaboga cyangwa se inyama. Inyama ni byo kurya dufata nk'ingenzi cyangwa se main course mu rurimi rw'Icyongereza. Ni ryo funguro nyamukuru kuko biriya bindi byose dukora just ni ibyo kugira gute, ni ibyo kunganira za nyama. Iyo ujya ubona abantu benshi bagiye nko muri resitora bakodaringa inkoko, ifi, bya bindi biza ku ruhande nibyo twita accompaniment. Ese nawe waba uzi guteka inyama neza ikaza imeze gutya? Nta handi uretse muri Action College niho twagufasha kwiga uburyo wateka inyama neza. Kandi twakubwiye yuko twongera kubibutsa yuko muri Action College ntabwo ari uguteka gusa, harimo n'indi myuga, kudoda, hakazamo mekanike, harimo tubigisha n'indimi zitandukanye, Igiswahili, Igifaransa, indimi zose wakenera wagana Action College tukagufasha, tukakwigisha mu mezi 3 yonyine ukahava uri intyoza. Hano rero dufite isomo tugiye kwiga. Twabonye ko ibyo kurya ubundi ari main course. Main course ni inyama. Ese ujya uteka inyama zikaza zoroshye cyangwa uteka inyama zikaza zikomeye ukarya ushikurana urwana nazo? Reka hano ngiye kugufasha nkwereke uburyo wateka inyama zawe kandi zikaza zimeze neza, zoroshye, zinaryoshye. Tugira ibyo twita marination cyangwa se
koroshya ibyo kurya cyangwa se koroshya inyama. Twe ibyo kurya twavuze tujya kuvugaho hano, tugiye kuvuga ku nyama. Marination ni uburyo dukoresha kugira ngo duteke inyama zacu zize kujya gute, zize kuba zoroshye. Hano rero mufite ibyo wakoresha kugira ngo utegure inyama zize zigize gute, zize zoroshye. Muri kubibona ibyo wakoresha mu koroshya inyama cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza ibyo twita element of marination. Dufite acid. Nituvuga acid ntumve acide yayindi bakoresha muri laboratory. Hari acide ziri naturel muri tenderizing. Ubundi uburyo bwo marination tuvuga ko ari ugutenderizinga inyama cyangwa se gutegura inyama zikaza kuba zoroshye. Acide dukoresha iri based kuri enzymes. Akenshi dukoresha umutobe w'indimu, lemon juice, tugakoresha vinegre, ushobora no gukoresha iki, ushobora no gukoresha umutobe w'inanasi kugira ngo za nyama zawe zize kuba zigize gute, zize kuba zoroshye. Si acide gusa, dukoresha amavuta. Amavuta tugira ubwoko bwinshi bw'amavuta, olive oil, amavuta y'igihwagari, amavuta ya sesame. Ayo niyo mavuta dukunda gukoresha muri marination. Tugakoresha ibyo twita flavoring cyangwa se ibyongera uburyohe. Spices, iyo tuvuze spices ni bya birungo noneho by'amafu dukoresha twaguze mu mabutike. Harimo beef masala, chicken masala, fish masala, paprika. Wakoresha hano babiduhaye harimo spices, nibyo nari ndi kubasobanurira. Tukagira icyo twita herbs. Herbs hano tuba tuvuga urugero ni nko gukoresha thyme cyangwa se tea. Indi herbs dukunda gukoresha ni bay leaf, oregano. Za ingredients ukoresha utegura ibyo kurya zikaza kongera agahumuro cyangwa se icyo twita aromatics mu rurimi rw'icyongereza. Si ibyo gusa, dukoresha garlic, ginger. Abantu muzi ko ginger tuyitegura mu cyayi gusa, ntabwo ariko bimeze. Ginger tuyitegura no mu byo kurya bitandukanye, especially cyangwa se iyo turi gutegura inyama ushobora gukoresha ginger, ugashyiramo ka ginger kongera uburyohe, nako kari muri ingredients ushobora gukoresha kugira ngo wongerere ibyo kurya uburyohe. Dukoresha kandi umunyu. Umunyu nk'uko tubizi niwo utuma noneho tuza kugira uburyohe mu gihe turi gukonsuminga cyangwa se turi kurya bya byo kurya byacu. Dukomeje rero hano ariko tubibutsa yuko kugira ngo ubimenye neza wagana Action College. Muri culinary art ntabwo nasobanuye ko twigisha guteka inyama gusa. Tubafite n'ibindi bintu byinshi twiga muri culinary art. Harimo bakery and pastry products, ibijyanye no gukora ifarini, amacapati, amandazi, amakeke. Ukahava intyozo uzi gukora keke ku buryo umuntu yagukenera ukaza ukamukorera agakeke, yaba iya anniversaire, yaba no muri event zitandukanye cyangwa se mu birori bitandukanye. Hose byose nta handi wabyigira uretse kuba wagana Action College, ukaza tukakwigisha ukahava uzi kubikora neza, no mu rugo iwawe ukajya umenya kwitegurira amafunguro menshi atandukanye atari inyama gusa. Dukomeje rero hano dufite ubwoko bwo koroshya inyama. Ese ni gute twakoroshya inyama cyangwa se inyama tuzitegura gute kugira ngo zize zoroshye? Dufite ubwoko bw'ibintu wakoresha cyangwa se ubwoko wakoresha cyangwa se ibyo twita types of marination. Hari icyo twita dry marination. Dry marination ni kwa kundi dukora marination ujye wumva wamucoma botsi inyama zikaza zimeze neza. Hari dry marination, hakaza wet marination, hakaza acidic marination, enzymatic marination. So ubu ni ubwoko bw'uburyo dukoresha kugira ngo nidutegura inyama cyangwa se nitujya guteka inyama zacu zize kujya gute, zize kuba zoroshye. Ubwa mbere dry marination ni hahandi dukoresha ya herbs n'ama-spices twavuze haruguru, ariko ntidushyiremo icyo twita liquids. Nta liquids izamo muri iyo marination. Ufata inyama ukayikata, niba ugiye nko kuyotsa, ubundi ukaza gushyiraho za spices navuze haruguru, ubundi ukaza kuyotsa, cyangwa se ushobora kuyikoresha uyotsa mu ifuru cyangwa se uyotsa ku cyokezo gisanzwe. Iyo niyo dry marination. Noneho wet marination, noneho ni hahandi dukoresha ya majuice twabonye agira acid kugira ngo inyama yacu nituyisokinga muri cyangwa se nituyishyira muri za liquids
nituza kuyitegura ize kuba yoroshye kubera za acid twakoresheje. Iyo acids nazibabwiye haruguru ni nka lemon juice, inanasi, uzabona hari nkaho bafashe ipapayi bakayishyira mu nyama bakavanga bagashyiramo n'andi ma spices bakaza kuzitegura ariko bakoresheje umutobe w'inanasi cyangwa umutobe w'indimu, ariko ibyiza nuko twajya dukoresha umutobe w'indimu mu gihe tugiye gukora marination. Ikindi ni enzymatic marination, noneho ni hahandi dukoresha hano hejuru kuri acidic marination ushobora no gukoresha za acide ariko zitari natural, ni ukuvuga ngo za acide urugero nka vinegre ni acide ariko iri industrial product cyangwa se ni liquids ikorerwa mu ruganda, ariko hano kuri enzymatic marination ni cya gihe dukoresha za acide ziri naturelle, za zindi urugero ni wa mutobe w'indimu, ya nanasi, cyangwa se ugakoresha wa mutobe w'ipapayi. Murakoze rero, turabashishikariza kuza muri Action College tukabigisha. Twababwiye ko tubigisha indimi nyinshi zitandukanye mu gihe cy'amezi 3 ukahava uri intyoza uzivuga neza. Tubigisha imyuga myinshi itandukanye harimo kudoda, mekanike, culinary art, mu gihe gitoya ukahava ubizi neza. Tubifurije kuza muri Action College, mutugane kuri za branch zacu, izo twari dusanganywe ubwo ni Shike, Remera, Nyabugogo, Musanze, branch ya Kayonza na branch ya Rubavu, n'izindi branch nyinshi, n'izindi branch nshyashya twababwiye twafunguye i Muhanga ni Kabuga. Mutugane ku mashami yacu ya Action College. Murakoze cyane. Gana Action niba ushaka kwiga indimi, Gana Action ushaka kuba umusirimu, Gana Action.